uyu munsi rero uyu munsi turaza kuvugamo utuntu twinshi tw'utubanga tutigeze tuvuga. Atangira kwibaza ngo ese ninde tuzabana, ninde tuzahuza, yewe n'uwo nifuza fizikali se azaba ameze ate. Abasore nibajya gusenga uri kumva, cyangwa abakobwa nibajya no gusenga, urumva njyewe najyaga inditereza andi ngera no ku nzara z'umugore wanjye, uri kubyumva. Ndangije ikintu nakoze, Dorokasi naramubwiye nti ndaje Musanze. Ndabyibuka nahageze nko mu ma 3 za mu gitondo, twicara muri, ntabwo ndi buhavuge, twicara ahantu muri coffee shop yari Musanze. Najyanye amakaye 2, mfite n'icyo gitabo n'amabike nayaguze. Ndavuga nti tugiye kwiga kandi exercice turazikora twembi, igitabo kirangire. Twatangiye muri ayo ma 3 saa 4 turi kugisoma dukora imyitozo, dusoza mu ma 9. Ari kumva mu ma 9 saa 10 nibwo nahagurutse Musanze ntashye. Ayo masaha yose my friend twari turi kwiga uburyo tuzatwara urugo rwacu. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Ufite isoni. Si wowe se? Kadushime Imana. Turagushimye Mana yacu nziza, mu izina rya Yesu Kristo. Himbazwe kuri mwiza ku buzima bwacu, himbarizwe imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Haleluya. Urukundo rw'ubuzima bwacu utwemereye kugera no kuri uyu munsi nanone. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose mu izina rya Yesu. Gaho ganza imitima yacu, uture muri twebwe ubuziraherezo, tubigusabye tukizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Muraho cyane. Muraho. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ewe buretse wifashe neza. Ninde kwigana uburyo ujya usuhuza abantu. Wewe buretse twagutumiye. Kubagana ahantu hatari wawe. Okay. Muraho neza cyane bakunzi bacu. Yesu ashimwe cyane. Turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose hagiye hatandukanye mu mpande zose z'isi. Turabasuhuje cyane. Twagarutse nanone nk'uko nabibasezeranije mu kiganiro cy'ubushize. Nari nababwiye yuko ntari bugaruke njyenyine, ngomba kubazanira umuntu nkamutumira iwacu. Nkamutumira tukamuha ikaze, akaza akatuganiriza, akabasubiza kuri bimwe mu bibazo mwamubajije. Ikaze rero, ikaze nimwigire hafi tuganire, Imana ibahe umugisha. Karibu cyane. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze. Yego turishimye kugera hano. Uriyumva ute kuba tukwakiriye hano? Okay, ndishimye ko mungiriye icyizere mukanyakira. Wakoze cyane kuza. Asante. Imana iguhe umugisha. Uratangira twibwira. Nitwa Papi Clever wa Dorokasi. Okay. Imana rero iguhe umugisha ko wemeye kuza. Cyane. Ndabizi ko abakunzi bacu baguhaye ikaze muri rusange, bafatanyije nanjye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Urakaza neza. Akaga korasi. Akahe. Korasi ko kwakira abashyitsi.
harya ni njyewe ugatera buriya ni mwebwe mugatere mukazamure mukazamure twakira umushyitsi turanezerewe kuwabona turanezerewe Imana ibaha umugisha cyane. So ikaze tuguhaye dusobanuye ko ugomba kugeza kenshi bizakunda happy kenshi tukwakiriye nabi cyangwa tuzabibona. urumva hari utundi tuntu nanjye mba ndimo twinshi cyane ntabwo nazajya mboneka kenshi pe gakeya se gakeya byakunda. ubwo gakeya ni nka kangahe? nka rimwe mu mezi abiri. Yego mukize mujye mumuhamagara turebe niba yazanga kwitaba noneho maze turebe mujye mujya muri komenti mubwire ngo turagushaka ngwino utubwire muzarebe ko azabyanga. Zitaba murakoze cyane rero Imana iguhe umugisha. So nk'uko mubizi rero ni umutware wanjye dukundana cyane. asante. Mu buzima busanzwe turakorana biranagoye ko dusigana mu tuntu twose. Niyo mpamvu rero ari hano, niyo mpamvu mwamunsabye tutagendana mu tuntu twose ntabwo mwari kuba mwarambwiye ngo nawe naze. So hari ibibazo rero abantu bagiye batubaza ariko bitakunda ko nsubiza njyenyine, tugomba gusubiza twembi. ndahari ariko rwose umushyitsi yabaye umushyitsi yifashe neza arashaka ngo mbaze ngo akoma urabona ukuntu yifashe di ngo nkubaze igo ibibazo ratera bisomye nasubiza ibyo bamubajije. narabisomye nubwo rwose nyine hano ndi umushyitsi ariko ibibazo twabajijwe nyine twarabibonye. So ikitumye rero ndahangaha cyane hari ikibazo batubajije ngo mutubwire love story kandi rimwe na rimwe ibyo tuzajya tuvugaho ni ukugira ngo dufashe cyane urubyiruko. abantu benshi bakunda Dorcas, bakunda Clever, babafata nk'icyitegererezo, noneho baba bafite amatsiko yo kumenya se byagenze gute kugira ngo aba bantu bahure, duhuze, ari nabyo natwe tuzagenda tubasangiza kugira ngo turebe ko umuryango nyarwanda warushaho, cyangwa se n'abandi bose, ntabwo ari n'abanyarwanda gusa, ahubwo generasiyo y'abantu bakiri batoya turebe ko yarushaho kugira ingo nziza. nicyo tuzajya tubivugira rero. urugendo rwacu rwo gukundana twagiye turuvugaho kenshi mu biganiro abantu badutumira, twigeze no kubikoraho kuri YouTube channel isanzwe hashize igihe kera. So twigeze tubivugaho ariko sinzi impamvu abantu bakomeza kubibaza, baba bashaka gukomeza kubyumva. uyu munsi turaza kuvugamo utuntu twinshi tw'utubanga tutigeze tuvuga ahandi. nk'uko mubizi, umusore wese cyangwa se inkumi iyo agiye yageze nyine mu myaka yo gushaka, atangira kwibaza ngo se ninde tuzabana, ninde tuzahuza. muri iki gihe abantu bagendera ku bintu byinshi, ariko ibyo tuzabasangiza ni
byatumye tugira urugo rwiza, kuko hari ibyo abantu bifuza akabyifuza kuba bazajya kubakana, nyamara ari ibyifuzo byita ngo iki se, ni ibyifuzo bitari ibyo kubaka urugo. tuvuge bitari ibyakubaka. Tuvuge nk'umuntu wenda aravuga ngo ndashaka umusore ufite imodoka cyangwa se ufite inzu. Ibyo bintu arabishaka kuko wenda yumva ko azabikenera, nyamara ntari kureba inyuma ubifite ni muntu ki, kuko niwe muntu tuzabana. Ntari kureba inyuma yo kubona bya bintu azabibamo yishimye. So icyo ngicyo rero nicyo tugira ngo tubasangize urubyiruko cyangwa se n'abandi bose batwumva, ko tuzajya tugenda tubasangiza ubuzima bwacu bw'urugo rwacu. Twe twizera ko kandi tunemera 100% ko twubatse neza, urugo rwacu ari rwiza. So impamvu rero kubivuga no kugira ngo dufashe n'abandi kugira ngo bazagere ku byishimo by'urugo rwiza. Yego. So umusore rero ugeze aho ngaho, ubwo natangiye. Yego. Natangiriye kuri Claver. Ikaze cyane. Byagenze gute ubundi? Mwahuye gute? Dorcas nari muzi. Ndahera mbere yo kumenyana na Dorcas no kumumenya. Ndi umuntu watangiye njye buriya rwose ntabwo nabihisha, ariko ndi umuntu watangiye gukundana n'umwana mutoya. Ndavuga nyine utukundo dutoya tw'abana nyine. Hanyuma ariko maze gukura no kujya mu bintu by'Imana deeply, maze kuba umusore umaze kumenya noneho Imana ishakaho iki, impitamo kubihagarika, ahubwo mfokasinga cyane ku murimo w'Imana. Hanyuma avuga nti igihe kizagera nshake. So igihe rero kigeze niko navuga, nibwo natangiye kureba se ninde noneho twakubakana. Ariko nkakunda kubisengera cyane, ariko nuko kubitekerezaho, kubiha umwanya. Umugore nifuza ni umugore umeze ute? Umugore nifuzaga ngiye ku rwanjye ruhande, ni umugore uzaza akamfasha kuguma mu muhamagaro, sibyo? Akamfasha kuguma mu muhamagaro kandi akamfasha urugendo rujya mu ijuru. Bitari ibyo gusa, kuko nabyo ntibihagije cyane, uri kumva? Noneho tugiye noneho no mu muco w'iwacu, ni umuntu uzaba umeze ute? Ibyo sibyo? Noneho tuzabana gute? Kubyumva? Tuzubahana. Se ni umugore uzaza twabyara abana akabarera, ntazajya basiga aha ngaha akigira mu kabyiniro, cyangwa se akigira for example akaba ari umugore w'umunyamasengesho. Reka tuvuge gutyo, araje koko ku buzima bw'umwuka iwana, akaba ashobora no kuba nahanura, akajya naguhanurira, ariko agahora mu masengesho, ntarera abana, ntaba ahari, akaba yagiye. So ibyo rero byose narabitekerezaga, noneho nkanareba umuntu nshaka njye noneho ninde uyu muntu. Ko hari igihe gatoya ng'urugero, hari igihe nageraga aho ngaho avuga nti uyu muntu nshaka ubundi abaho.
ubundi uyu muntu nshaka abaho mu ijuru gutya kuko nashyiragamo igitengo cyiza, nashyiragamo akantu kameze nko kwirata cyane ko nyine nasabaga ibintu numva birenze ariko burya nta kintu kirenze ku Mana, nta kintu Imana itashobora kuduhereza. So ndabisengera nyine, ariko akaba n'igihe nyine nanashakisha hanze aho mu bantu bankikije harimo uyu mukobwa, hakaba uwo mbona ndetse si ibanga tukanabigerageza kuvuga ngo se tukajya nyine muri relationship, nyuma yaho tukabona wapi inzira ziratandukanye. Numva nari mfite utuntu twinshi cyane yewe n'uwo nifuza physically se azaba ameze ate. Abasore nibajya gusenga urukumva cyangwa abakobwa nibajya no gusenga nkagasenga avuga ngo noneho uno muntu Imana ngo izampe ngo izashima. Imana yaraturemye kandi izi ibyo dushaka, izi ni ibyo twifuza. Noneho uko nifuza ngubu ngiye nshobora kugukunda gutya, noneho hakaba undi musore we ushaka ngo abakobwa b'inzobe. Ni ukuvuga ngo tuba dutandukanye mu bijyanye no kwifuza. So rero ugomba kubwira Imana ibintu byose, ukajya in details, ukabaza. Nabonye hari umuntu nabonye muri comment, ariko ntugire isoni, hano nabonye muri comment avuga ngo Dorcas ngo Papi Claver ngo twumvishe ngo numvishe ahantu ngo avuga ngo yajyaga areba ngo n'inzara ngo n'inzara. Noneho umuntu yaravuga ngo ndimo ndareba video ndi kureba inzara ngo za Dorcas ngo ni nziza koko. Urumva njyewe najyaga in details andi ngera no ku nzara z'umugore wanjye, uri kubyumva? Sinzajya ndeba inzara kandi koko izi nzara so urumva byose nkabivuga, agasura nk'akanyine ka Dorcas niko nifuzaga. Noneho agize isoni. Okay, so ibyo ngibyo rero ndangije urumva narageragezaga ariko bikanga, ariko umunsi umwe ncika intege ndavuga ntibiranze. Noneho menya mu Rwanda ntawe uhari, sibyo? Ariko urumva nyine iyo mbivuga gutyo izo abakobwa bose bo mu Rwanda hari ubwo mba mbazi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuga, hari n'abasore ubu ngubu bavuga ati twabuze abagore, ngo abakobwa ngo baharashize n'iki. Abakobwa bose bo mu Rwanda urabazi wowe? Barahari ahubwo Imana ibitaraguhuza atangira kuvuga se wanjye wenda abarundi nibo wenda tugira imico imwe, i Burundi se ari hehe se tuzageze za Ethiopia tuzageze. Ariko ubwo nyine warebaga mu bari around yawe, urumva narebaga nyine muri abari utazi ko bahari bari Musanze batuye. No usibye n'ibyo ngibyo. None se Dorcas nari nkuzi njyewe, nari nkuzi, ariko se niki cyatumaga ndi kuvuga ngo uvuga ngo ntitwari tuziranye, uri kubyumva? Usibye kukubonera hirya nawe ukambonera hirya nk'umuhanzi, uri kumva? Ariko ntabwo ari uko nari imbabuze nyine, ntabwo ari uko nari nabuze umukobwa, ahubwo n'igihe cy'Imana kiba kitaragera, tujye tubyemera gutya. So igihe cy'Imana kigeze rero na Dorcas vuga ngo haleluya, vuga haleluya. So mu gukundana na Dorcas rero nabyo byarimo amacenga, sibyo? Kuko twibuke neza ko twari dukijijwe. Ariko nkiraho nabwira abantu
ibintu nahuye nabyo mu byumve ibaze guhura n'umusore umeze gutyo ureba utuditeyirizi twose mu by'ukuri nta muntu ubaho utagira agafote akadefu ntawe ntago bibaho none bibaze guhura n'umusore ushaka kukureba ngo akubureho akadefu na kamwe wibaza icyo kintu yaba mu myitwarire mu mico na appearance na spiritual ibaze byose akabireba utuditeyirizi ku buryo utari bubureho na gato ibaze guhura n'uwo musore ni ukuvuga ngo nawe ubyibutse neza nabonaga umeze nk'aho uhora ufite ubwoba nabonaga usa n'umuntu uri gukora nkete uri kwibaza uti uyu muntu niwe bimeze bite kugira ngo mubyumve neza ntabwo ngewe njya kureba Dorcas ari bya bindi byo kuvuga ngo ndamubonye uri kubyumva byari uburyo bwo first of all iyo ni step ya mbere ubu se basi niba natekerezaga muvuga uti wenda naba ameze neza spiritually akaba afite n'imico myiza afite character nziza wenda agasura nzihangana naba atari ko ndi kumva ndi gushaka cyane wenda ngo uzagere akantu wihanganira kandi urumva nako narakarebaga nza kukureba nawe nakabonye reka tuvuge wenda iyo usanga wenda mfite nk'agakaragita kabi utishimira ntiwari kuhumiriza ukagutereka ubwo wenda ibingibi bifite reka mbe ntwari ibi noneho kano gakaragita nzakihanganire nk'umuntu nashobora kubitekereza ibyo ngibyo ariko kandi buriya nari mfite agasiri n'imana imana yari yambwiye ko izamura urugo rwiza urakumva tuvuge wenda duhuye wenda usuzugura wenda uzansuzugura njye mu cyo nizeraga ko imana itazampa umudamu umeze uko yitwa tuba tubiziranyeho buriya mujye musenga tujye dusenga kabisa ko imana hari n'ukuntu nabwo iguha details zose uri kumva ku buryo iyo umugezeho tuvuga ati nyamara uyu ni we uri kumva ubwo twari duhuye rero nubwo twari duhuye nkanakubwira nti ndagukunze uri kubyumva tujye muri relationship nyine biriya byari introduction uri kubyumva ntabwo byari bivuze ko tugiye guhita tujya aho ngaho ngo tuvuge ngo noneho ngo tuhite dushakana urabizi nawe urabizi nawe ngewe icyo nashakaga cya mbere cyari uko nkwibwira wese ukamenya kandi muri details zose ukamenya iwacu ukamenya nabayeho ntukamenya buri kantu kose nawe kandi desema nuko nagushakaga ko unyibwira uri kubyumva noneho rero waranduhije yaranduhije kunyibwira njyewe nshaka urumva njyewe nashakaga kandi niba ubyibuka neza narakubwiraga buri kantu kose kanyerekeyeho nako naba nibagiwe twajyaga guhura naje nateguye njye ntabwo nazaga byaba ngo tugiye ngo kwicara ahantu hanyuma ngo dushake amagambo tuvuga nayo mpamvu hari ibiganiro byadushiranaga kuko njyewe nazaga njyewe ibintu byanjye mba nateguye ntabwo nza ngo noneho ngo turaza gushaka ngo umuntu ngo tuvugaho ngo hanyuma ngo tuze gushaka ibintu tuvugaho ngo bindi oya njyewe cya mbere nabonaga mfite igihe ntabwo twari dufite igihe gihagije kinini cyo kugira ngo tumenyane noneho dutegure ubukwe mu gihe rero gitoya nari mfite nazaga nateguye ndi kuvuga ngo uno munsi namubwiye kote yanjye tuvuge iri financial uko byumva finance yanjye ni uku nguko ibimeze nkorera aya ngaya nkayaryama uku nguko menya ko iwacu
ari ngewe uhahira iwacu, uri kubyumva, ngo nashakaga ko byose ubimenya, uri kumva. noneho wamara kumenya ibyo ngibyo mu mutima wawe ukadesida, uri kubyumva, ukabyemera, ukavuga ngo noneho ndabyemeye ko tuzagendana muri uru rugendo, uri kubyumva. ukuntu wenda usipendinga amafaranga, icyo nashakaga, niba uvuze ngo spending amafaranga gutya, noneho wowe inama yawe ni uko wenda waza ukambwira ati noneho ahangaha numvise utari tugiye tuyagira gutya, n'ibyo ngibyo nashakaga. ariko wamaze kubimenya ahantu ifaranga ryanjye ryose rijya, noneho nkaza rero undi munsi nkaza navuze ngo noneho amateka y'iwacu haragoye, wenda tuvuge muri famiye yanjye, twabayeho gutya na gutya n'iki narezwe uburyo ntago byari sawa, ubukene bwinshi n'iki. hari abantu babyangira abandi bavuga ati umuntu wabayeho kuriya azanyicisha inzara tu nuko nkaza nabyo nabiteguye, ndi kuvuga ibi bintu ndabimubwira, aza n'undi kukubwira ngo umurimo w'Imana nkora ni uku nguku nawutangiye, ni ahangaha ugeze kandi ni ahangaha nshaka kuwerekeza, tugendane. ibyo ngibyo nabyo nkaza nabiteguye, ni ukuvuga ngo nta kantu na kamwe numvaga nshaka gusiga ntakubwiye, kandi nkubwiza ukuri nangaga ikintu kuvuga ngo ndakubeye bya bindi by'abasore ngo arakwirariraho ngo urumva ngo ngewe ngo urumva no numvaga nshaka kukubwiza ukuri kuko tugiye kubana, kandi ntago tugiye kubana bya bindi byo kuvuga ngo rwose ngo nkurireho hiti ngo ko nashatse umugore mwiza, uri kubyumva. no ngiye nashakaga umugore tuzabana nyine amahoro. uko rero nabyifuzaga niko nawe nifuzaga kunyibwira, ariko warangoye, ariko ngenda nyagukuramo make amakuru nyagukuramo make ariko hari utuntu na tumwe nagiye menya nyuma, aragiye unyihishamo. gusa thank you so much, you tried. ariko ntago sintekereza ko byari ukuguhisha, kuko nta kidasanzwe cyari kirimo, byari ibintu biri aho nyine bisanzwe, akenshi dusanga binasa n'ibyawe, sibyo nyine nibyo, ariko nashakaga ngiye kubimenya. rero wowe urumva, wowe wari umusore urimo uratereta, uri kumva, kandi njyewe ntago nyine nari umuntu uvuga ibintu byinshi tu, hari n'igihe byarangiriraga aho nyine. noneho dore ikintu rero gitangaje, urumva njyewe ndagukunze, nkubwiye ko ngukunda, uranyemereye, dutangiye ibintu byo gukundana. mana yanjye, ikintu kimwe cyambangamiraga ni uko wankundaga cyane kurusha uko njyewe byari byanzamo. kumva njyewe naritwararikaga kubera utwo tudetails twose, kuko navuga ngo nk'igihe nzabona atari wa wundi nifuza, sibyo tuzatandukana. noneho nkabona Dorcas, mana yanjye, nta kintu na kimwe ashaka kukubwira, twahura akanyirebera gusa akankanurira amaso, abona ibintu birahinduka. abantu bajya bavuga rero ngo ugira isoni, ntago bakuzi ugira isoni. zaragiye pe abantu ntago bakuzi ugira isoni, kuko ubundi wari uzifite pe nyinshi, kandi twarahuraga nkabona bimeze nk'aho ari kuvuga ati mana arasohoka ryari, ararangiza kuvuga ryari, ntahe ararangiza kumbaza ryari, ariko nanjye nkakubaza koko. kambaza vraiment, narakubajije ko nashakaga kumenya buri kimwe. gusa rero maze kugera noneho kuri finale nyine, hahandi ibintu byose ndi kuvuga noneho nshyizeho vi, ndabyemeye ko ari we noneho, aho ngaho sha ewana
nahise menya narahise nkurusha noneho kugukunda nahise nkurusha urukundo kuko noneho nari nadese wowe wari ukiri mu rugendo shuri ukiri kwiga ngo ndavuga nti wa muntu ndamubonye kabisa noneho buriya hari ikintu cyagiye kijya kiba no ku bantu bavuga ngo urugo ngo mutangira ngo mumenyana nibyo iyo ugeze mu rugo hari ibintu byinshi ugenda umenya ku muntu ariko bitewe n'ibintu twaganiriye muri fiyansaye ibintu byose ngo twakoze kuri buri details yose y'ubuzima tuzacamo urabyibuka neza ni ukuvuga ngo yaba abana tuzabyara dutangira kuvugana umubare uri kubyumva dutangira buri kantu kose uri kubyumva uburyo tuzatwaramo ubuzima bwacu byose nta kintu na kimwe kijya kidutungura kubera ko twarabiteguye twarabiteguye tubitegura before dukora tudizayininga urugo twifuza cyane hari isitori njya nibuka tuzagenda tunabibwira abantu tunabigisha ariko njya nibuka cya gitabo njya nibuka igitabo cya Pastor Antoine Rutayisire noneho kikabamo n'ama exercice yo kwigira hamwe nka kapo ewana naragifashe ndagisoma ndagisoma njyewe ndagisoma noneho nsanga nawe barakiguhaye mama Hortense niyo yakiguhaye noneho ndangije ikintu nakoze Dorokasi naramubwiye nti ndaje Musanze ndabyibuka nahageze nko mu ma 3:00 za mu gitondo twicara muri ntabwo ndi buhavuge twicara ahantu muri coffee shop yari i Musanze najyanye amakaye 2 mfite n'icyo gitabo n'amabike nayaguze ndavuga nti tugiye kwiga kandi exercice turazikora twembi igitabo kirangire twatangiye muri ayo ma 3:00 saa 4 turi kugisoma dukora imyitozo dusoza mu ma 9:00 ari kumva ma 9:00 saa 10 nibwo nahagurutse Musanze ntashye ayo masaha yose my friend twari turi kwiga uburyo tuzatwara urugo rwacu so buriya ibintu rero byiza barabitegura Imana yaradufashije turabitegura kandi rwose turishimye twishimiye imbuto nyine zavuye mu rukundo rwacu wari urimo utubwira nyine uko umuntu wifuzaga n'uburyo wamubonye noneho ubu rero ugiye kutubwira urugendo rwawe nawe rwo gukundana ubu tubwiyeho duke uko byari bimeze kuko byagiye bigora ugiye kutubwira rero urugendo rwawe nawe rwo gukundana kugeza nyine mubanye urumva nyine twatangiye icyo gihe nyuma yo kubona noneho ko ari wa wundi cyakurikiye ni iki naramubwiye nti dukora ubukwe atangira kwizigiza ngo urumva ngo ngiye kujya kwiga kaminuza ngo cyakoze kuzabanza ngo mbibwire ababyeyi neke kumubwira ni rero tugomba gukora ubukwe ko nari mfitanye isiri n'Imana ko tugomba gukora ubukwe muri 2019 ajya kumbwira urumva rero ibintu byawe buriya wowe biba bimeze uko noneho urumva umuntu mutangiye gukundana azanye ubukwe byaragukomereye cyane ntabwo byari byanyoroheye pe kuko ntabwo nabiteganyaga muri uwo mwaka sinanabitekerezaga numvaga yuko icyo ngicyo nyine aricyo kintu kigiye gutuma tudakomeza relationship ariko
burya nyuma y'ibyo twebwe dutekereza haba hari n'umugambi w'Imana. Yeah, of njyewe course. nabibonyemo umugambi w'Imana cyane kuko sinabiteganyaga pe sinanabitekerezaga, ariko uko ngenda nsenga aho kugira ngo bimvemo bikanzamo, uko nsenze nkumva ndi kwibona nambaye ikanzu mu bukwe cyane. njye noneho nari mfitanye Imana nayo isiriya danje. uko nsenze mbwira Imana muhereza umutima wo kumva atekanya tuze byimikire nko mu yindi myaka 2 iri imbere. najya gusenga ndi kuvuga gutyo nkahita nibona ubukwe bwabaye. birangira nemeye, birangira nanjye ngiye mbyumva bimwe ndabyemera. so nyuma yo kubyemera kuzabibwira mu rugo ariko niba wabitindije sinzabyibagirwa. mpamvu watinze kubabwira kubera Mana we yo guseruka imbere y'abantu ngiye kubabwira icyo kintu. wari ukuze warikira umwana nari nkuze ariko Mana we hari amajambo agorana. byamfashe igihe bimfata umwanya ngatekereza, ejo bikanjyana bikananira kubivuga nkongera nkagaruka, ejo bundi Yesu nisanga iminsi yaransize kubona nakagombye kubivuga. kandi wageze he? ageze nk'iyo umva ikintu cya mbere nari mfiteho njyewe nari narateguye, nari mfite n'amatariki y'ubukwe, nari mfite amatariki y'ubukwe, inzu tuzabamo nari nyizi. ibaze njyewe ntaranabivuga no mu rugo batabizi. nari naratangiye gukoresha intebe n'utubati, ibitanda. njyewe nari naratangiye gukoresha ibintu byose nitegura nyine gushaka. nyine narakurebaga ubwoba bukanyica nkavuga ni uyu muntu uko mbona afite gahunda ikomeye, ejo nkavuga ati burara biraza kuba byapfuye yigize inyuma, nakugeraho ngasanga ugeze iyo wagiye umunsi w'ubukwe ugezemo. noneho nkavuga ubwo rero reka njye kubivuga, birarangiye ngiye kubivuga, nagera mu rugo nkaburaho mpera bikanga. hari abasaza nka bangahe nagiye kubwira ko mfite ubukwe, ubwo nyine waramaze kunyemerera. noneho barambaza, are you ready? Yes, I'm ready. What do you have? natangira kubabwira ibintu byose mfite. inkwano urayifite? ufite iki n'iki? yego. turese ubukwe ko bwarangiye, wari warapanze ubukwe pe, wari wariteguye ubukwe. so rero urumva twatangiye nyine urwo rugendo noneho rwo kubana nyine nk'abantu. ikintu cya mbere nababwira ni uko muri fiyansaye yacu kugeza ubukwe butashye nta jambo ribi yigeze numva na Dorcas, nawe nta jambo ribi yigeze nyumva. nta na rimwe tugeze dushwana, bitandukanye n'ibyo abantu bajya batubwira. abantu numva bajya batubwira ngo urumva burya ngo iyo mutarashwana ngo mama mutaramenyana, ngo mama mutarakundana, ngo burya ngo iyo mushwanye ngo murushaho ngo gukundana, ngo ni byiza ngo kugira ngo muri fiyansaye ngo mushwane, ngo kuko ngo no mu rugo ngo mama muzabibona ngo ukuntu muzajya mu ngo mukemura amakimbirane, ibintu byinshi kuko kimwitoza gushwana. ntabwo ari ngombwa. noneho nageraga aho ngaho nkagira ubwoba, ariko ko tutarashwana natwe mugani nidushwana bikancanga. ariko mw'abantu mwe twarinze tujya kubana tudashwanye, nkajya mbona umuntu ndavugana nawe iki kibi ntese ngikeretinga se kugira ngo ngubu nshake ikintu kibi mubwira kugira ngo dukunde twumve ko ngo twashwanye ngo ntutagize ute.
ntabwo ari ngombwa mwese mushobora kubana amahoro mwabana amahoro umwaka ugashira undi ugataha kandi n'urwo rugo rukazakomera ubwo ngubwo ngo mwaragiye ngo muhishanye utuntu ngo noneho ngo kamere ngo mukagenda utwo wahisha uzakomeza uduhishe ukabihisha bitwaye iki ubihisha ariko bizakomeza ubihishe urumva hari abantu ikintu bitiranya mbayeho imyaka nagiye gushaka mfite 28 nawe wari ufite ya yindi iyo yose iyo yose wayimaze iwanyu tutaziranye nanjye iyo yose nayimaze iwacu tutaziranye ahantu hatandukanye imico itandukanye n'icyo byose noneho ugashaka ngo umuntu aze uri kumva uhite nyine wumva umuhinduye nyine uko wowe nyine ushaka ibyo bintu ntibishoboka even natwe tubana ntabwo ari ibintu byose byari perfect hari utuntu tumwe na tumwe wasangaga mama ushobora kudahita mwumvikana ako kanya ntimwumvikane ako kanya ariko bigasaba urugendo kandi ibyo bintu mutumvikanyeho ntibivuze ko ari ikibazo ntibivuze ko ari ikibazo ntabwo bisobanuye ko mushwana yes kubera iki byaba ikibazo usanga umuntu muri kubishwanira uri kubyumva no menya ko uwo muntu uri kubyumva afite atari kubyumva kimwe nawe afite ukuntu yatwaye ibintu ari kubyumva afite nawe ufite ukuntu uri kubyumva njyewe for example hari umukobwa wamenyereye aba muri ghetto wowe utaha iwanyu ugiye gushaka uvuye iwanyu ndetse n'iwanyu bakubwira ugati nuramuka utinze utubwira aho wari uri niko bimeze mu rugo niko bigomba kugenda natwe n'abana bacu aho bazakurira tuzahita tubabwira ati utahize isaha uri kubyumva cyangwa se n'abo tubana aha ngaho ushobora kumubwira ati nutinda umbwire noneho umuntu we atuye muri ghetto nta muntu umubaza ngo urataha ryari noneho urashaka ngo nagera aha ngaha ako kanya ahita atangira kwiga ahita amenya kujya atinda akakubwira kandi yaramenyereye kutabitanga uri kumurenganya muhe akanya ni urugendo ibyo ngibyo ntibikwiye gutuma muvugana nabi uri kubyumva abantu rero bakunda kutubaza ngo ese ngo ntimujya mushwana urakumva ngo ntimurabwirana nawe noneho n'abanyarwanda ngo ntimurarwana ngo ntimuratongana ngo murwane kuri yarabivuze pe ingumi ze nzabashyiriramo ako gakomenti bakareba ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko twasanze ibintu byose twebwe biri perfect uri kubyumva sha nari mfite utuntu tugoye pe nagiye ndeka kandi uri kubyumva nawe wari udufite ariko barandushaga uri kumva ariko ibyo ngibyo ntibyigeze bituma turebana nabi sibyo tuzi ni ibisanzwe biba mu bantu nta kintu cyari kidasanzwe byadusabye gusa kumvana niba hari aho niba wenda hari aho yakoze ibyo utishimiye ukiga kumutega amatwi no kumwumva ukiga impamvu yakoze icyo kintu utishimiye uriye yo kuwita uvuga nabi cyangwa se ngo utangiye kubigira kuri toyo hejuru usanga ibintu mutangiye kubigira umuntu nk'uyu nk'umutware wawe cyangwa se nk'umudamu wawe ntabwo aba ari umuntu wo kubwirira hejuru kuko ntabwo aba nk'ubu abana banjye nta muntu n'umwe ushobora kubabwirira hejuru iyo ngiye kumubwira ni agato ko hejuru kubera ko ni umwana wanjye ni umwana ndimo ndamurera sibyo ndimo ndamurera nyine ndifuza kumugira umuntu nshaka ko aba we rero uwo twahuye akuze ugabanya akajwi sibyo ni byiza kugabanya akajwi ukamutwarana umutima w'ineza n'urukundo sibyo kuko ntubuze ibyo bintu aguhaye aho yabivomye sibyo mugendeshe gakeya gake bigende biza rero abo bantu batubazaga gutyo nabo turabasubije ntabwo turarwana uri kumva se abantu bakuru bararwana
nta nubwo kandi turatongana ibyo tutakwemeranywaho nkaba mfite ikintu wankoreye kitari cyiza ninjya kubikubwira ndabikubwira tudatongana kubera iki twabivuga dutongana bitwaye iki kuvuga nta solution iyo umuntu umwe azamutse ahita azamura agasukari k'undi mukaba murazamutse mwembi kandi nta mpamvu n'iyi n'imwe ihari ituma nyine kuzamuka ushobora kuvugira hasi akanabyumva cyane kurusha uko wavugira hejuru cyangwa se rwatongana. So urugendo rwacu rw'urukundo rero nuko rwagenze turakundana icyo gihe dutangira no gutegura ubukwe abantu baradushyigikira koko umugisha umuntu wese wagize uruhare muri iyi famiye ijya gutangira Imana iguha umugisha abantu bamerekeje aho uri hose abantu mwaje Musanze abantu bamerekeje Musanze gufata irembo no kwerekanwa wagira ngo ni ubukwe ni ukuri Imana ibaha umugisha mwarakoze kudushyigikira turacyahari kandi turacyari abanyu mukomeze Imana ibaha umugisha vraiment. So turabana dutangira urugendo rw'ahantu ndi nababwiye rugoye ruriya rugendo ruragoye rwo mu minsi ya mbere nibutse hari umuntu nabonye komenti ye wabajije ikibazo ariko icyo ikibazo yabajije maybe ko bizakugarura bigomba kukugarura ugasubiza nanone kuri iyo topic kuko ni ikibazo kirekire kabisa bisaba ko umusubiza biri deep kugira ngo abyumve. Yarabajije ngo mutubwire ukuntu mwakundanye mukagera ku kubana mutarasurana. Icyo ngicyo tuzakigarukaho tukijyanirana n'ibindi ariko ntitwigeze dusurana twarinze tubona ntaza ataha. Yego ntabwo ari uhazi kabisa waje uje uzanye marido nzanye amarido ubukwe buri hari kuwa kane ubukwe buri kuwa gatandatu ibyo nibyo nabanje kuza nzanye n'umuntu nyine ucuruza amarido aribwo bwa mbere nari mpageze aje gufata mezire haburaga ibyumweru bike sinibuka neza ko haburaga ibyumweru ubwo sinari mpari ntabwo wari uhari kuko ntabwo wari uhari kuko twafashe mezire turagenda noneho ikindi gihe nzeri Friday turi gukora ubukwe kuwa gatandatu kuko yaje gufata mezire amarido arayizanira. Iyo topic tuzayigarukaho irakomeye cyane very very important kugira ngo ujye iri very important kandi ntabwo twabikoze tutabizi twabikoze tubizi tubishaka twarabyumvikanyeho kandi n'ubu turi proud yo kuba bitarabaye. We are very proud of that. Warakoze cyane kunyemerera. So iby'uyu munsi ubwo se byari ibyo cyane iby'uyu munsi birarangiye ariko kandi nyuma y'ubukwe turabyara umwana wa mbere ikintu nacyo tuzagarukaho cyane tuzabwiraho cyane ku bantu kijyanye na parenting kandi nk'aba Gen Z sibyo ni gute generasiyo yacu y'abantu bakiri batoya turera abana tubyara abana tukabarera neza na social media uri kubyumva urumva nituzajya tubabwira bino bintu ntabwo twe tuzajya tubivuga nk'aba-expert cyangwa ngo abantu ngo babyize no twe tuzajya tubabwira ibintu bitewe na experience twebwe twagiye ducamo aho tugeze ntabwo tuzajya kubabwira uko barera abana b'abateenager kuko ntabwo turagira baracyari bato ahubwo twebwe icyo tuzajya tubabwira ni ibyo twebwe tumaze kunyuramo uri kubyumva tuzi kandi ko bigora abandi benshi uri kumva ni gute umuntu utazi ko umwana akenera pampa uri kumva akenera rangete yakwitwara bigezemo kuko abenshi kuri iki gihe ntitukinagira abajyanama
umuntu urumva Arirwariza kera ku iwacu wasangaga ubyaye nk'umwana wacu agahita atura hano ku irembo, urumva ari hafi ya famiye, bari aho ngaho baramwerekera uko ibintu bigenda. ubu ngubu ni totally different. uragenda ukajya kwibirira hirya ukazamara atuye i Nyagatare kandi noneho rero wakabaye kuri hafi. ibintu rero bizafasha abantu benshi cyane, kuko maze kuganira n'abantu benshi cyane, maze kuganira n'abantu bagiye gushaka, urakumva, ugasanga risuze forme, ugasanga rwose yaratakaye, ntabwo azi ibintu agiyemo. Ni gute rero uvuye ku kuba umusore ugiye gushakana n'umuntu utazi, ni gute uzamwitwaraho, ni gute mugiye kubaka urugo mukazabyara mukarera, urakumva. ese iyo umaze umubyeyi amaze gusama, wowe w'umugabo byitwara mote, uw'umugore wowe wamaze gusama ufite umwana mu nda, witwara ute ku mugabo wawe muri iki kinyejana? ibyo tuzabigarukaho. urumva ko ari byinshi, ni byinshi cyane, ni topics nyinshi cyane cyane cyane. So ibyo uyu munsi byari ibyo, ariko ni byinshi ni byinshi ni byinshi, tuba tugenda tugaruka. Nitugira umugisha tuzaba tukwakira kenshi. Try the best. murakoze cyane. Ariko siwe gusa, nuko niwe mutumirwa wa mbere, ariko hari n'abandi benshi tuzagenda dutumira. Nk'uko yari abivuze, hari nk'ibintu byinshi abantu iki gihe bakeneye kwiga nk'ibyo wari uvuze bya parenting. dushobora gushaka umuntu expert mu bintu bya parenting, ushobora kuba yarabyize, ushobora kuba yarabyihuguye, ushobora kuba yarareze abana wenda bagakura atari nkatwe dufite batoya, akaza akatwigisha, akaduha amatips amwe n'amwe yadufasha. ni bene ibyo tuzagenda dutumira n'abandi benshi baze tuganire ku bintu bishobora kudufasha muri ubu buzima bwa gikristo tubaho hano muri ino si. So turabashimiye rero, mwakoze kunamira, turabashimiye ko mwatwitabye. Imana ibahe umugisha. yego, kandi mwakoze kuganiriza abantu bacu, muzanagaruke, sibyo? murakoze cyane. hanyuma turabashimiye abakunzi bacu, abantu bakurikirana ibintu dukora, abantu batureba, abantu badusapotinga mu buryo ubwo ari bwo bwose. turabashimira cyane umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha muri byose. Ukuboko kw'Imana ishobora byose mukubone muri gahunda zanyu za buri munsi. Imana yivange mu byanyu. Amen. So naho ubutaha rero ntabwo nzongera gutinda, ndabibasezeranije. urukundo mu mfitiye ntabwo nshobora kubatenguha. baragukunze koko. ntabwo nabatenguha. urukundo mwanyeretse ngomba nanjye kubereka ko nanjye mpari ku bwanyu. Imana rero ibahe umugisha, naho utaha. Bye.